Ikaze mu gice cya kabiri. Mu minsi yakurikiyeho, umwamikazi we yagerageje kwitwara nk'uwatuje, yita ku mirimo y'ubwami nk'ibisanzwe. Ariko mu by'ukuri, ibitekerezo bye byari bikiri kuri bya bihe yagiranye na Ayira, akibuka uko yapfuye urupfu rutunguranye n'impeta yataye. Nyuma yo kubitekerezaho igihe gihagije, yafashe umwanzuro. Yabwiye abasirikare be ko bagomba kongera kujya muri ako gace, bakareba umwana wa Ayira, bakamubaza neza uko nyine yapfuye, kuko yari umwana uzi ubwenge yashoboraga kuvuga ibyo yabonye. Yahamagaye abasirikare be bizerwaga arababwira ati, mugende musubireyo, nimugendere ku byo mwabwiwe gusa, mujye kureba uwo mwana kandi mubaze neza uko byagenze ku rupfu rwa nyina. Ntawigeze abaza byinshi, bahise bafata urugendo. Bagezeyo nyuma y'urugendo rutari rugufi, berekeje aho umuryango wa Ayira wari utuye. Barahageze basanga hari abantu bake bari bari mu rugo rwabo baje kubasura bari gusangira icyo kunywa. Umwe mu basirikare yababwiye impamvu y'urugendo rwabo, abasaba ko babereka umwana wa Ayira. Nyina wa Ayira yaravuze ati, umwana ntakiri hano. Abasirikare baratunguye barabaza bati, yagiye he? Basubijwe ko umwana yajyanywe na mwene wabo wa nyina, akaba mukuru wa Ayira, wamutwaye ngo amurerere kure y'aho nyina yabaga, kuko umwana bamuvugaga nabi ngo yavutse mu buryo bubi, bitewe no kuba nyina yararyamanaga na buri wese bizira gutoranya umusore kugera ku musaza. Ibyo byatumye abasirikare barushaho kugira amatsiko. Bahise babaza se bati, none se mwatubwira neza uko nyina yapfuye? Abari aho bacecetse akanya gato nk'abantu badashaka gusubira muri iyo nkuru, ariko biza kurangira umwe muri abo bantu atangiye kuvuga. Umugabo wari wabasuye yagize ati, ntawabonye neza uko byagenze, ariko ibyo twumvise bavuga ko hari umugabo wagiyeyo nijoro. Abasirikare bose batega amatwi cyane. Uwo mugabo yakomeje agira ati, uwo mugabo yari asanzwe ajya kwa Ayira. Bavuga ko yamwishyuye amafaranga menshi nk'uko yari asanzwe abikora kugira ngo ajye aharyama igihe cyose abishakiye. Ariko uwo munsi byari bitandukanye. Ayira yaramwangiye ngo yamubwiye ko atagishaka kongera kuryamana n'abandi bagabo. Undi mugabo wari aho yahise yongeraho ati, nibwo batangiye kuvugana nabi. Uwo mugabo yari yarakaye cyane. Abasirikare babyibajijeho, umwe ati, none se byaje kugenda bite? Se wa Ayira akaba umusaza wari ugeze mu zabukuru, yaramubwiye ati, bukeye bwaho bamusanze mu nzu yapfuye. Nta gikomere cyari kiri ku mubiri, ariko ijosi rye ryari rifite ibimenyetso, niyo mpamvu dukeka ko yanizwe. Undi mugabo wari wicaye hasi mu kurwarwa yahise avuga ati, uwo mugabo ntiyongeye kuboneka muri aka gace, ni nacyo cyatumye tumukeka tukemeza ko ari we, yahuriwe irengero. Uwo musirikare ati, mwamenye umuti ikiganiro cyabaye hagati yabo mutari muhari? Nabo bati, hari abandi bagabo bari basanzwe bajya kumuraza muri iyo minsi cyangwa se bakajyayo ku manywa, ariko noneho yangaga kubinjiza, bakagenda bavuga ko yanze kuzongera kwakira abagabo. Uwo mugabo byari bizwi rero ko ajyayo kenshi, kandi twamuburiye irengero. Ikindi ni umwana we wabivuze nubwo atavuze izina, akavuga ko umugabo yaje, Ayira akamubwira ko atamushaka, bikarangira amufashe mu ijosi. Umwana ntabwo yari azi ko ari kumwica. Abasirikare bo ntibongeye kugira ibindi byinshi babaza. Bari bamaze kumva ibihagije, kandi ibyo bari bumvise byabatera urujijo rurenze urwo bari bafite mbere. Bari bamaze kumva neza ko Ayira yari yarahinduye ubuzima bwe kubera amabwiriza y'umwami, none bikaba byaramugejeje ku rupfu. Barahagurutse bitegura gusubirayo. Mu mitima yabo hari ikibazo kimwe bagendaga bibaza, bati, ese umugabo wamwishe ninde? Kuki yahise abura? Abasirikare bageze ibwami bahita bamwegera, bamugezaho ibyo bari bumvise byose uko byakabaye. Bamubwiye ko bageze iwabo wa Ayira bagasanga umwana yaratwawe na mukuru we, banamusobanurira uko urupfu rwe rwakekwaga ko yanizwe n'umugabo wari usanzwe ajyayo nyuma yo kumwangira ko baryamana. Umwami bateze amatwi acecetse, ariko ayo magambo yabo uko yagendaga arangira, niko mu maso ye hagendaga hahinduka. Yagaragazaga umubabaro n'uburakari buvanze no kwicuza kutavugwa. Yafashe akanya gato atavuga, arangije arababaza ati, ese mwigeze mutekereza kujya kureba uwo mwana aho ari? Umwe muri bo yaramusubije ati, oya nyagasani, twabonye amakuru twari dukeneye, umwana ntiragikenewe. Undi yongeyeho ati, kandi aho yajyanywe ni kure cyane, yatwaye n'umugore uvukana na Ayira, twabonye ko kujyayo byadutwara igihe kinini kandi bitari ngombwa. Ayo magambo ntiyashimishije umwami, ariko ntiyabigaragaje cyane, ntacyo yifuzaga kubatwara. Yacecetse gato aratekereza, hanyuma aravuga ati, nibyo, murakoze. Yabahaye uburenganzira bwo kugenda bakamuva imbere. Amaze gusigara wenyine, yicaye igihe kirekire atavuga. Ibitekerezo byamuzengurukaga mu mutwe, akagaruka kuri Ayira wapfuye azira icyemezo yafashe, umwana wasigaye mu buzima butazwi, n'iyo mpeta yari yarabuze. Ariko buhoro buhoro yahisemo kubishyira ku ruhande akabyirengagiza. Yikomereje ubuzima bwe bw'ubwami, yirengagiza ibyo byose nk'aho byari inzozi zabaye zikarangira. Yabonye nakomeza kubitindaho, agakomeza kohereza abasirikare bya hato na hato, bizakomeza kugenda bimenyekana no mu bandi, kandi ryari ibanga rye rikomeye atifuzaga gusangiza abo ritareba.
Mu minsi yakurikiyeho kuri aho ibyo byose byabereye, wa mwana wa Ayira yari ari mu rugo rwa nyina wabo wari uri kumurera. Nubwo ari ahantu bashakaga kumwitaho, umutima we ntiwari utuje. Buri joro yararaga arira bucece, ku manywa akicara hasi akigunga kuko amashusho y'ibyamubaye atamuvaga mu mutwe. Uwo mwana ari hafi kugira imyaka 5, yibukaga neza ijoro nyina Ayira yapfuyemo. Yabonye uwo mugabo afata nyina mu ijosi akamuniga, akagerageza kwikora mu maboko ariko bikanga. Umwana yaracecetse icyo gihe, ubwoba buramufata mu buryo atashoboye gusakuza. Yararebaga gusa. Nyuma wa mugabo amaze kubona ko Ayira atagihumeka, yahise amurekura, amureba akanya gato, hanyuma aragenda aramusiga. Umwana ntiyahise asobanukirwa neza ko nyina apfuye kubera ko yarakifitiye ibitotsi. Yamaze igihe kirekire amuryamye iruhande, atekereza ko baryamye biri aho. Uwamenye ko yapfuye ni umwe mu bagabo bajyaga bamuraza aho hazindukiye. Uwo mugabo yaraje arinjira, amugeze asanga yapfuye, atabaza abandi. Umwana yarakiryamye kuri nyina bamukuraho, nibwo yatangiye gusobanukirwa ko yapfuye. Kuva icyo gihe uwo mwana ntiyongeye kuba wa wundi. Ntiyakundaga kuvuga cyane, yakundaga kwicara wenyine. Iyo yibukaga nyina yarariraga cyane kuko nta n'umwe washoboraga kubimwumvisha. Ariko hari ikindi kintu uwo mwana yari afite abandi bantu batigeze bamenya agaciro kacyo. Ku ijosi rye yari yambaye akantu gato kari gafunze neza mu kagozi. Nta muntu wigeze abyitaho kuko byasaga nk'akantu gasanzwe nyina yari yaramwambitse, ariko uwo mwana ntiyagakuyemo na rimwe. Igihe cya nyuma mbere yuko byose biba, Ayira yaramwegera amwicara hafi, amureba mu maso mu buryo budasanzwe. Yari afite ubwoba atazi aho buri kuva, kwa kundi urupfu rugenda umuntu akarwiyumvamo kare. Yakuye mu rutoki rwe ya mpeta y'umwami, ayishyira mu mugozi, ayambika mu ijosi ry'umwana. Umwana ntiyarasobanukiye icyo bisobanuye icyo gihe. Ubundi Ayira yari ari mu nzu ari gutunganya uburiri umwami yari yararyamyeho. Yarebye neza abona impeta nini isa n'ihenze, ahita abibona ko ari umwami wayihasize. Yarayifashe, ayitegereza igihe gito, ayizengurutsa mu ntoki. Yayishyize ku ruhande, akomeza ibyo yakoraga. Ariko uko yatekerezaga ku by'umwami yamubwiye mbere yo kugenda, ko yamusezeranyije ko azagaruka, ko azamujyana, ko azamugira umugore we, umutima wuzuraga ibyishimo bitandukanye n'ibyo yigeze kugira, bituma ya mpeta ayifata arayambara, bayishyize mu rutoki. Hashize akanya yongeye kuyireba. Yibajije niba ariyo yonyine umwami yamusigiye, ntiyigera atekereza ko ari ikintu gifite agaciro karenze ibyo yabonaga. Muri ako kanya umwana we yari ari aho hafi amureba. Ayira aramwegerera, aramwicaza, amufata mu maboko. Yafashe ya mpeta ayishyira mu mugozi, ayambika mu ijosi ry'umwana we. Yaramurebye aramubwira ati, mwana wanjye Zavashi, ntuzigere uyikuramo, ni iyawe, ijye kugumamo. Ntiyamubwiye byinshi kuko nta byinshi yari kuyivugaho. Ntiyarazi agaciro kayo, ntiyarazi ko ari ikimenyetso cy'ubwami. Yego yarazi ko ari umwami, ariko ntabwo yarazi yuko ari isobanuye ubwami. Icyo yiyumvagamo ni uko iyo mpeta kuri we ari ikimenyetso cy'icyizere umwami yari yaramusigiye cy'uko azamugira umugore we. Nyuma y'ako kanya ubuzima bwakomeje nk'ibisanzwe kugera ubwo uwo mugabo aje ibintu bigahinduka. Mu gicuku cy'ijoro umuntu yarakomanze. Ayira yahise akanguka, yicaye ku buriri akanya gato, atega amatwi. Umwana we yarakiri mu bitotsi. Yahagurutse ku buriri, agenda yitonda ajya ku rugi. Yumvise wa mugabo avugira hanze amusaba gukingura. Ayira asohotse gato, akingira urugi nyuma yo kugira ngo umwana adakanguka, maze baganirira hanze mu mwijima. Uwo mugabo yaramurebye, amureba mu maso, ijwi rye ririmo uburakari ati, ejo naraje uranyangira, uyu munsi wose ingenda, uransubiza ayo naguhaye yose. Ayira amusubije atuje ati, nakubwiye ko nabiretse, ntuzongere kuza hano. Iyaba atari wowe sinari gukingura. Numvise ari wowe, ndavuga reka ngusobanurire kuko uri umuntu wumva. Amafaranga yawe nzashakisha. Genda ubu mpaye amahoro, amafaranga yawe rwose nzashakisha. Uwo mugabo yegereye Ayira, aramubaza ati, wabiretse se kubera nde? Ninde waguhinduye atyo? Ndumva ahubwo umaze kumpaga, akazi ukora turakazi, ni gute wanyirengagiza? Ayira ati, wanyita indaya wagira, ntabwo nyiriyo. Nubwo umutima wari uri gutera cyane, yagerageje kwihagarara ati, ntabwo bikureba kandi genda. Umugabo yahise arushaho kumwegera ati, njyewe singenda. Ayira agerageje gusubira inyuma, ashaka kwinjira mu nzu vuba ngo ahita akinga, ariko uwo mugabo ahita amufata ukuboko aramukomeza. Ayira yahise atangira kumurwanya, agerageza kwikura mu maboko ye. Bararwanye, bakomeza kugundagurana, uwo mugabo amwinjiza mu nzu nabi cyane. Ayira yagerageje gusakuza, ariko ubwoba bwo gukangura umwana bumugabanyiriza imbaraga zo gutaka cyane. Uwo mugabo yarushijeho kurakara. Zavashi ntiyari yagakangutse kuko bagundaguranaga badasakuza cyane. Uwo mugabo yakomeje kumwotsa igitutu ashaka kumufata ku ngufu. Ayira akomeje kwirwanaho, aramusunika amubuza kumwegera. Birangira umwana akangutse, arebye abona mama we bamufashe mu ijosi. Kuko yarasanzwe abona abagabo baza bakamuraza, nyina akamurikira ku buriri w'agasasa ahandi nabo bagabo bazaga, kandi mu ijoro hakaba haza nka babiri. Umwana ntiyabyitayeho cyane.
ubwo yagize ngo n'undi mukiriya wa nyina. Abandi bo bakomeje kurwana ariko imbaraga z'uwo mugabo zari nyinshi. Yahise amufata ku ijosi aramunigagura. Ayira agerageje kumurwanya, amaboko agerageza gukuraho uwo mugabo, ariko buhoro buhoro imbaraga zigenda zimushiramo. Ijwi ryaranze, kugerageza gutaka birahagarara. Umugabo amaze kubona ko Ayira atakimurwanya, yahise amuterura amushyira ku buriri nk'ushaka gukomeza ibyo yari yatangije. Ibyo yaragamije yaragiye kubikora noneho yitonze kuko yabonaga ko umugore imbaraga zishize, ariko byari byarangiye. Ayira ntiyaragihumeka. Uwo mugabo yahagaze akanya gato ahumeka cyane asa n'utinya ibyo yaramaze gukora. Nta kindi yakoze, yahise ahindukira asohoka vuba agenda mu mwijima yihuta. Niko guhita ahunga kuko yaramaze kumwica. Umwana we yagize ngo wenda ibyabo birarangiye, ariko yabonaga ko bagundaguranye, anabona ko uwo mugabo amuzanye akamuryamisha ku buriri. Uwo mwana Zavashi wari wabyiboneye n'amaso ye yarebye nyina aryamye ku buriri aramwegera. Yamukozeho aramuhamagara ati mama, ariko ntiyigeze yitaba. Yagize ngo nyina yahise asinzira, umwana kuko nawe ibitotsi byari bigihari ahita amupfumbata arisinzirira. Ibyo byose rero uwo mwana yarabyibukaga akigunga cyane ku buryo nyina wabo yibazaga niba azabasha kumurera akamugarura ibyishimo bikamuyobera. Umwana yari yambaye ya mpeta, ariko umugozi niwo wabaga ugaragara inyuma kenshi kuko yabaga yishyize imbere y'ikanzu. Mu minsi yakurikiyeho ubuzima bw'ibwami bwasubiye ku murongo, ariko umutima w'umwamikazi wo ntiwari ukimeze nk'uko wahoze. Yatangiye guhindura imyitwarire ye. Wa muco wo kujya mu bagore benshi waracogoye, aza no kuwureka burundu. Yatangiye kwegera cyane umugore w'umwamikazi, amwitaho kurushaho, akamuganiriza, amuha umwanya atarasanzwe amuha. Abari ibwami batangiye kubibona, bamwe batangira kuvuga ko umwami yahindutse, ariko nta n'umwe wari uzi impamvu nyayo yabimuteye. Mu mutima we yari azi neza ko amakosa yakoze ariyo yatumye Ayira apfa. Iyo yibukaga amagambo yamubwiye nuko yamusabye kureka abandi bagabo, akabona uko byamugejeje ku rupfu, umutima we waramuryaga. Niyo mpamvu yahisemo guhindura ubuzima bwe, nubwo nta n'umwe yabibwiraga. Yumvaga ari kwishinja icyaha. Iminsi yakomeje kwicuma, imyaka igenda ishira. Umukobwa w'umwami yakuraga neza cyane, ari mwiza, afite igihagararo cyiza, kandi agaragaza ubwenge n'ubushishozi mu byo yakoraga byose mu buryo butangaje. Umwami yamukundaga cyane, akamwegereza kenshi akamuganiriza, ndetse rimwe na rimwe akamuhobera nk'umuntu ushaka kumurinda ikintu kibi ubwo atavugaga. Uko yakuraga ni nako abatwari n'abajyanama batangiye kubona ko igihe kigeze cyo gutekereza ku hazaza he. Umwami nawe yatangiye kubitekerezaho, atekereza kuzamushyingira mu bwami bukomeye kugira ngo azabe umuhuza w'ubumwe n'amahoro hagati y'ibihugu. Ku rundi ruhande, umuhungu wari igikomangoma nawe yakuraga neza, yigishwa ibijyanye n'ubuyobozi, amateka y'ubwami n'imigenzo yabwo. Abajyanama bose bamubonagamo uzasimbura se nta gushidikanya, ariko hari ikibazo kimwe gikomeye cyari kikiri mu mutima w'umwami, akakibazaho kenshi wenyine nta n'umwe akibwiye: ya mpeta. Iyo mpeta niyo yemezaga uburenganzira bw'umwami n'uzamusimbura, niyo ari ikimenyetso cy'ubwami bwose, kandi ntiyari igihari. Yatangiye gutekereza uko azakemura icyo kibazo, ariko yumvaga inzira zitizewe neza. Iyo yicaraga wenyine akareba umuhungu wari ukiri muto ariko uzamusimbura, umutima we wahagararaga gato. Yaribazaga ati nzabigenza nte? Nzabwira n'abajyanama ko uzansimbura nta mpeta afite? Ntiyashoboraga kubivuga kuko byari guhungabanya ubwami bwose. Ntiyashoboraga no kubihisha iteka ryose kuko igihe cyari kuzagira bikamenyekana. Iyo yabitekerezagaho cyane, yahitaga ajyaho umukobwa wari akamuhobera nk'ushaka kwikuraho umutwaro n'ayo maganya. Uwo mukobwa nawe ntiyarazi impamvu se amwegereza atyo, ariko yumvaga ko akunzwe. Mu minsi yakurikiyeho ubuzima bwa Zavashi bwo uko yakuraga niko bwakomeje kugenda burushaho gukomera. Nubwo yari yarajyanywe kuba kwa nyina wabo kugira ngo bamurere, ntiyigeze yumva ari mu rugo iwabo koko. Yari umwana ucecetse, utekereza cyane kandi akigunga kenshi. Abandi bana banganaga nawe babaga bakina baseka, ariko we akenshi akicara ku ruhande, ibitekerezo bye bikajya kure, akibuka ibintu byamubayeho. Ijoro ryose amashusho y'urupfu rwa nyina ntiyamuvagamo. Yabaga aryamye akabona wa mugabo, akumva ijwi rya nyina atabaza cyane, akabona uko uwo mugabo yamufashe mu ijosi atazi ko ari kumwica, muri we akikanga, ku kanya agahita ahaguruka aho yicaye. Ibyo byatumaga atangira kugira umutima wuzuye ubwoba, yaba ari gukina n'abandi bana nabwo akabirekeraho. Ariko nanone byatumye agenda agira umutima ukomeye, gusaba umuntu utavuga byinshi. Ubuzima bwabo ntibwari bworoshye. Nubwo bamugaburiraga bakamwambika, ntiyabonaga urukundo rwa kibyeyi nk'urwo yifuzaga. Hari abamurebaga nabi bakamwibutsa amateka ya nyina, bakavuga amagambo amubabaza nubwo atabasubizaga. Bambwiraga ko ari umwana wavutse ku ndaya, ko yavutse ku mugore wicuruza, ko nyina yari ishyano, ko ari umwana mbese udafite ahazaza. Buhoro buhoro yatangiye kwiyemeza kwigira, gukora cyane no kwirwanaho. Amaze gukura gato, yatangiye gushaka aho yakorera kugira ngo abashe kwigenga no kwitunga.
yavuye kwa nyina wabo ajya hafi y'uduce twari twegereye ibwami ahari abakire bari bafite amatungo menshi. Agezeyo yagize amahirwe abona akazi ko kuragira intama n'ihene, aba umushumba mu rugo rumwe rw'umukire. Ako kazi ntikari koroshye, ariko Zavashi yagafashe nk'inzira yo kubaho no kwiteza imbere ku bwe. Yabyukaga kare mu gitondo akajyana amatungo ku misozi n'ahari ubwatsi hakure, akamara umunsi wose ari kumwe nayo. Izuba ryarazaga rikamutwika, umuyaga ukamumerera nabi, imvura ikamunyagira rimwe na rimwe, ariko ntiyigera atinya cyangwa ngo acike intege kuko arazi icyo ashaka. Yari umushumba mwiza kurusha abandi. Yitaga ku matungo nk'aharaye, akayashakira amazi meza n'aharisha heza. Intama ze zabaga zishishe, ihene ari uko. Nta na rimwe yajyaga atakaza itungo rye, uko yajyanaga ndiko yagaruraga yose. Umukire wamuhaye ako kazi yatangiye kumwizera cyane, akamubonamo umwana ufite umutima w'ubunyangamugayo. Kubera izuba ryinshi, Zavashi yakundaga kwiyambura ikanzu hejuru, akayikenyera mu rukenyerero, agasigara yambaye ubusa hejuru yikokoye. Mu ijosi rye ya mpeta ntiyajyaga ivamo, ariko akenshi yabaga yihishe imbere y'imyenda ye mu gihe yabaga yambaye, ku buryo nta muntu wayibonaga cyangwa ngo ayitindeho. Nifuzaga kuyita kuko ariyo yaboneragamo mama we wari warishwe areba atazi ibyo ari byo. Nubwo ari mu buzima bugoye, yari umwana utuje kandi ufite ubwenge. Yarebaga isi mu buryo butandukanye n'uko abandi bayibona, akabaho nk'umuntu wanyuze mu bintu byinshi akiri muto. Mu gihe Zavashi yakomezaga kubaho ubuzima bworoheje hanze y'ibwami, imbere mu ngoro ho ibintu byari bimeze ukundi. Umukobwa w'umwamikazi we yaramaze gukura, yarabaye umukobwa mwiza w'uburanga butangaje. Izina rye ryari Tia. Yari afite igihagararo cyiza, isura ikeye, uruhu runyerera n'amaso meza cyane, ku buryo umuntu yamurebaga akibonera ko afite ubwenge n'ubushishozi n'ubwitonzi, kandi wenda ari no kwibeshya. Yarebaga ubwiza agahita abona umukobwa mwiza nk'uwo nguwo atahura ubwenge. Yareba uburyo yasekaga agahita abona umukobwa nk'uwo nguwo atahura ubushishozi. Noneho yakumva ijwi rye uko yatambukaga, agahita atangira kubona ko ari umuhanga mu bintu byose akora. Nyamara ari n'abagabo yarebaga bagatangira kumva ko abakunze, mu mitima yabo bakishinja, bagatangira gushushanya ubuzima bwabo uko bwaba bumeze baramutse babana nawe. Mbese yari mwiza kuri rwa rwego rwo hejuru. Abantu bose bamubonaga bavuga ko atari mwiza ku mubiri gusa, ahubwo ko afite n'umutima mwiza cyane. Yari afite ubuntu budasanzwe. Noneho yari inshuti cyane na musaza we, igikomangoma cyari kuzaraga ubwami, ubu akaba yaritwaga Kini. Kini yari umusore wiyubashye, watojwe neza ubuyobozi, kandi wakundaga mushiki we mu buryo bukomeye. Baganiraga kenshi, bagaseka, kandi akenshi Tia niwe wabwiraga Kini ibimuri ku mutima kurusha uko Kini yabimubwiraga. Umwamikazi uko yabonaga umukobwa agenda akura, niko yarushagaho gutekereza ku hazaza he. Abajyanama b'ibwami bakomezaga kumushyira ku nkeke, bamwibutsa ko igihe kigeze cyo kumushyingira mu kindi gihugu gikomeye, kugira ngo ubwami bwabo burusheho gukomera no kugira amahoro. Umunsi umwe Tia yahamagajwe mu cyumba cy'inama. Yinjiyemo asanga hari umwami, abajyanama n'abatwari bakuru bamwicaye imbere. Umwami yamurebye mu maso aramubwira ati, Tia, igihe kirageze ngo tuganire ku hazaza hawe. Dushaka kugirana ubufatanye n'ubwami bukomeye. Twatekereje ko ari byiza ko wazashyingirwayo kugira ngo ubucuti n'amahoro birusheho gukomera. Tia yaracecetse, ariko mu maso he bigaragara ko atabyishimiye. Ntiyari yiteguye gushyingiranwa n'umuntu atazi kandi uri kure y'iwabo. Nyuma y'inama yagiye kureba musaza we Kini aramutakira, amubwira uko abyumva. Mu ijwi ririmo agahinda aramubwiye ati, ese koko ni ngombwa ko ngenda? Kuki ubuzima bwanjye bugomba kugenda uko bashaka? Kini nk'igikomangoma yamuteze amatwi, arangira amufata ku rutugu aramubwira ati, ndabizi biragoye, ariko ni kubw'igihugu. Ubwo bwami bwa Kitiri bashaka kugushyingiramo ni ubwami bukomeye cyane. Nitugushyingirayo bizatuma tudahangayikishwa n'intambara, kandi bikomeza ubutegetsi bwacu. Ntabwo uzaba uri kure, kubera yuko bazaba ari inshuti zacu. Igihe nzaba narabaye umwami, umugabo wawe nawe yarabaye umwami, tuzakomeza kuba inshuti, tuzagenda duhuza, njye nawe ntabwo tuzigira dutandukana. N'ubundi ntabwo wazakomeza kuba hano mu rugo udashatse umugabo. Ikindi urabizi ko hari umuco guhitirwamo iyo uri umukobwa, nanjye ubwanjye birashoboka ko nazahitirwamo umugeni. Rero ukwiriye kubyakira. Tia ntiyahise abyemera, ariko amagambo ya musaza we yayahaga agaciro. Yari azi ko Kini atamubeshya kandi ibyo avuga bifite ishingiro, ndetse yamwifurizaga ibyiza kurusha abandi bose. Mu minsi yakurikiyeho, uwo mubano uganisha ku gushyingirana mu bwami bwombi watangiye kubakwa. Igikomangoma cyo muri ubwo bwami bwayoborwaga na Kazuo mu gihugu cya Maniya, nk'igikomangoma cyari kuzaraga ubwami cyagombaga kujya mu bwami bwa Kitiri, kikaganira n'igikomangoma cyaho muri gahunda yo gusinyana amasezerano y'amahoro, mbese bakaba inshuti ku mugaragaro mbere yo kwinjira mu byo gushyingirana. Ni nk'aho ari abami babiri bari bagiye kuganira. Izina ry'icyo gikomangoma cyo muri Kitiri ryari Dasi. Kini yagombaga kujya kukireba rero. Ageze mu bwami bwa Kitiri, yakiriwe mu buryo bwihariye butari busanzwe ku bashyitsi bose.
umwami waho yamwakiranye icyubahiro gikomeye, ariko by'umwihariko igikomangoma Dasi nicyo cyamwakiriye cyane kuva kigera ku marembo y'ingoro. Dasi yari umusore ufite igikundiro, avuga make ariko afite amagambo aryoshye cyane arimo ubwenge n'ubushishozi. Kin yari yaragiye mu bwami butandukanye ngo bagirane amasezerano y'amahoro. Yari yaragiye gusura abami benshi bari inshuti za se, ariko uko aho ngaho yakiriwe kandi ubwo bwami bwari bukomeye kurusha ubwami inshuro 10 mu bya gisirikare, byamuteye kwishima bidasubirwaho, bimutera kwibaza byinshi, bituma yumva nta kintu atabaha. Ku munsi wa mbere bamutegura ibirori byo kumwakira, ariko Kin ntiyatinze kubona ko Dasi atari umuntu ukunda ibintu by'akarusho gusa, ahubwo akundaga kuganira ibintu bikomeye. Nyuma y'ibirori Dasi yamusabye ko bagenda bagasohoka gato bakaganirira kure y'abantu benshi, mbese bakaba ari bonyine bari babiri. Bagiye mu busitani bunini bw'iyo ngoro ahari amazi yari ameze nka pisine. Niho batangiye kuganirira bwa mbere nk'abantu noneho batari mu nshingano z'ubwami. Baganiriye nk'abasore basanzwe, baganira nk'abantu b'inshuti bifuza kumenyana ubwabo batitaye ku by'ubwami bwaho. Dasi yabanje kumwenyura gato aramubwira ati, numvaga ibyawe kera ariko ntabwo nari nzi uko umeze, rwose ndabibonye njye nawe ndabona turi abantu bashobora kumvikana. Kin nawe ntiyazuyaje, yaramwenyuye aramubwira ati, nanjye numvaga ibyawe umunsi ku wundi, bavuga ko uri umusore mwiza w'igihagararo cyiza ngo uzavamo umwami ukomeye, ariko ndabona uri n'inshuti nziza. Ibyo byabaye intangiriro y'ubucuti bwabo. Batangiye kuganira ku bintu byinshi birimo ubuyobozi, uko ibihugu byabo biteye n'uko wabonaga ahazaza habo. Si ibiganiro byari byoroshye gusa, ahubwo byari ibiganiro byubaka imitekerereze yabo yombi, kuko bagezeho bakabazanya ku byo bifuzaga kuzahindura mu gihe bazaba barabaye abami. Buri wese ubwo yagombaga gutanga ibitekerezo bikomeye, akemeza mugenzi we karenze, akamubwira ati, njyewe nimba umwami mu cyimbo cya data nzahindura ibi n'ibi. Undi nawe yarabivugaga, babazanya ibibazo bikomeye, baraganira karahava. Mu minsi yakurikiyeho muri urwo ruzinduko, Dasi yakomeje kumwereka ubwami bwe. Yamujyanye kureba ingabo zabo, amwereka uko zatojwe, amwereka ubukungu bw'igihugu cyabo, ndetse amugeza no mu bice by'icyaro kugira ngo arebe uko abaturage babaho. Byatumye Kin arushaho kumwubaha, kuko yabonaga ko Dasi atari umuyobozi wibera mu ngoro gusa, ahubwo yari azi neza igihugu cye cyose. Ku rundi ruhande, Dasi nawe yatangiye kwishimira imitekerereze ya Kin. Yabonaga ko atavuga ibintu byinshi bidafite ishingiro kandi gatekereza kure. Ibyo byatumye atangira kumufata nk'inshuti nyayo, atari uko gusa bagombaga kugirana amasezerano y'ubwami. Umunsi umwe bicaye bonyine, Dasi yazanye impano idasanzwe. Yari inkota n'itatse neza cyane, ifite ibimenyetso by'ubwami bwabo. Yayimuhaye amubwira ati, iyi si impano y'ubwami gusa, ni ikimenyetso cy'uko nkwemera nk'inshuti, si buri wese nayiha. Kin yakiriye impano yishimye, ariko nawe ntiyashakaga kugenderaho. Yafashe inkota aramubwira ati, njye rero sindi buguhe inkota, ariko ndumva nkurimo umwenda, ngiye kugusigira uyu mukufi nambara mu ijosi. Uwusigarane ukubera ikimenyetso cy'uko utazaba umukwe wacu gusa, ko ahubwo njye ubwanjye uzambera inshuti yihariye. Nyuma y'ibyo ibiganiro byabo noneho byageze ku mugeni mu buryo burambuye. Dasi yabajije Kin mu buryo butaziguye ati, uwo mushiki wawe ateye ate, asate, ese koko urumva wemeye ko azaza hano akaba umugore wanjye? Urabona nazabaho umugabo mwiza umukwiriye? Kin aseka ati, mushiki wanjye, n'ubu bwose nta muntu upfa kubibona neza ko mushiki we ari mwiza, ariko ngiye ndi kumureba mbona afite ubwiza burenze ubw'umukororombya. Mushiki wanjye ameze nk'izuba rirashe, akamera nk'izuba rirenze, ni mwiza cyane kurusha uko wabitekereza. Iyo ndi kumwe nawe umutima wanjye uratekana, kuko agerageza gutuma nishima, akora buri kimwe umuntu akunze agatuma yishima. Ni umukobwa uteye neza, ndabizi uzamukunda. Gusa ibyo gushakira muri ubu bwami si uko abyifuza cyane, ariko azabikora kubw'igihugu kandi nzi ko hazaza. Njye ubwanjye nzakora ibishoboka byose abyishimire, ndabyizeye nagera hano azabyishimira. Uko biri kose uri umugabo mwiza kandi mushiki wanjye uzamutetesha, ndabibona. Igihe uzaba warabaye umwami, yarabaye umwamikazi, azishimira kuba mu bwami bufite ibintu byose kandi bufite umutima. Azishimira kubana n'abantu nkamwe muzi kwita ku bantu. Dasi yaramurebye aramubwira ati, nzagerageza kumworohereza ubuzima, sinshaka ko azaza hano nkozanywe ku gahato. Wenda ninza mu bwami bwanyu nzagerageza numa nkunda, sinifuza ko yazaza atanze. Nzaza tubanze tube inshuti, nawe mboneraho kubona uko tuganira. Ayo magambo yatumye Kin arushaho kumwizera. Yabonye ko mushiki we atazajya mu bwami bw'abantu batazi agaciro k'umuntu. Ubundi umukobwa yashoboraga gushakira mu bundi bwami, ariko wenda bakaba banamufata nabi cyangwa se bakicuza icyatumye bamushyingirayo. Ariko aho ngaho ho yumvise ahubwo igihe kiri gutinda.
Mbere yo gutandukana Ken agasubira Imaniya, we na Darcy wo muri Kitiri bemeranyije ko bazajya bahura no mu bindi bihe bitari byo koherezwa n'abami babo base, ahubwo bagahura nk'abantu bashaka kuganira no guhuza ibitekerezo ubwabo. Bumvaga bafite byinshi bahuriyeho, bari abasore bareshya, bafite imbaraga, bazi kurwana, bumvaga ibiganiro ari byinshi cyane. Ku munsi Ken yagombaga gutaha, Darcy yaramuherekeje amugeza kure cyane, ibintu bitari bisanzwe bikorwa ku bashyitsi bose. Bahagaze akanya gato bararebana, nta n'umwe ushaka guhita agenda. Darcy yaravuze ati mu mezi 3 gusa nzaza kubareba, ndumva nzaba ngukumbuye. Bahise batandukana batyo, ariko buri wese azi neza ko guhura kwabo kutari by'amasezerano y'ubwami gusa, ahubwo buri wese yari yibona inshuti zagira uruhare runini mu hazaza he. Ku rundi ruhande, mu gitondo kimwe izuba ritaraba ryinshi cyane, Zavashi yari yibereye mu misozi aragiye amatungo nk'uko byari bisanzwe. Umuyaga wo mu gitondo wahuhaga mu byatsi birebire bikasa n'ibiryamye hasi, intama n'ihene ze zikagenda zikwirakwira hirya no hino zishaka aho zirisha. We yari yicaye ku rutare yambaye ikanzu ye, hejuru yayikuyemo yayikenyeye mu rukenyerero kubera izuba ryari ritangiye kugenda riba ryinshi gake gake. Yari yambaye yampeta mu ijosi, ariko kubera kugarama ku rutare areba hejuru yaregutse, impeta irahindukira ijya mu mugongo. Hagati aho mu ngoro y'igikomangomakazi Tiya ntiyari atuje. Iminsi yari ishize musaza we yaragiye, yarasigaye wenyine atekereza cyane ku buzima bwe, ku by'abajyanama n'umwami bashaka kumugenera, no ku musore bavuga ko azashyingiranwa nawe kandi atarigeze amubona. Byose byamuteraniyemo, yumva ababaye, yumva yigunze muri we. Umunsi umwe yagiye kureba se, amusaba uruhushya rwo kujya gutembera mu misozi, aho yashoboraga guhumekera umwuka utandukanye n'uwo mu ngoro. Umwami yarabyemeye, yumvaga afite ishingiro, ariko yamusabye kujyana n'abarinzi. Gusa Tiya ntiyashaka kujyana imbaga yabo, ahubwo yasabye 2 gusa. Bageze mu misozi, yumvise umutima utujeho gato. Yarebaga ibidukikije, akumva ari nk'aho ari ubwa mbere abonye uko isi imeze koko. Akayaga karaza kakamugeraho, akazuba kakamucanaho, akagenda mbese akumva ubuzima ari ubwo. Ariko uko bagendaga, amaso ye yabonye umuntu. Uwo muntu yari Zavashi. Yari kure gato, ariko yagaragaraga neza. Uburyo yari yicaye atuje, yikokoye, byari bitandukanye n'ibyo yarasanzwe abona mu basore b'ibwami. Yabonye ari umuntu unyuzwe, ameze nk'aho ari ahantu agomba kuba ari, nta kindi yifuza. Umutima wa Tiya wateye cyane kurusha uko byari bisanzwe. Yahagaze akanya gato, amera nk'aho atari kureba abandi, amaso yaguma kuri Zavashi. Yahise abwira abarinzi bati musigare hano gato ndaje, ndashaka kugenda njyenyine. Kubera ko yari igikomangomakazi, ntibigeze bamubuza. Basigaye inyuma gato, baba bamurebera kure. Yatangiye kumanuka gahoro gahoro agenda amwegera. Zavashi wari uri maso nk'uko byabaga bisanzwe, yahise amubona ko ari kumusanga. Imyambarire ye, abo basirikare bari bamurinze bari basigaye ruguru, icyubahiro cyari kiri kumugaragaraho, byose ntibyamusabye kubibwirwa. Yabonye ko ari igikomangomakazi byanga bikunda. Tiya yaramwegereye ageze hafi gato arahagarara. Ntibahise bavugana. Mu mutima wa Tiya ibintu byari byahindutse. Yarebaga Zavashi akiyumvamo ikintu atazi kiri kumukurura, akumva ari ikintu kiri kumutera amatsiko, mbese akumva ashaka kuguma aho ngaho amureba. Tiya yarasanzwe azi ko ari mwiza ubwe, ko abantu bose bamushima. Nawe rwose yarirebaga akabona ari mwiza, ariko kuri uwo musore ahari ibyo ngibyo byasaga naho n'agaciro bifite. Zavashi ntiyari yatangajwe n'ubwiza bwe nk'uko abandi bamubonaga bagatangara. Ntiyamubonye ngo amwenyure cyangwa anyeganyege, yewe yanze no kumuvugisha, akomeza kwituriza nk'aho ari agatama wenda kari gukinira hafi ye, nk'aho nta kintu cyabaye. Umukobwa nawe yarahagaze akomeza gutuza, ariko yibaza ukuntu Zavashi yarari aho ngaho wagira ngo nta n'ikintu ari kumutekerezaho na kimwe. Tiya amuhagaze imbere akanya kanini, ageze ahita amubaza ati witwa nde? Zavashi nta gutekereza byinshi ati Zavashi. Akimara kubivuga, akana k'intama kari ku rutare, kumwe dutama tuba dukina, kahanutse hasi kagwa nabi gatangira gutaka. Ako gatama kari kagiye gukuba ijosi habura gato. Zavashi ntiyigeze atinda, yahise yihuta ajya kukareba, yicara hasi agafata yitonze akegura buhoro. Yagakoze ku kaguru areba aho kakomeretse. Tiya nawe ntiyabashije kwihangana, yihutiye kumusanga, yunama iruhande rwe arambura ikiganza akora kuri ako gatama. Akira wongeye kumaza ati wavuze ko witwa nde? Zavashi nigeze ahindura uko yari ameze. Akomeje kwita kuri ako gatama, yamusubije mu magambo make ati Zavashi. Tiya yarakiyunamiye aho, ukuboko kwe kukiri ku gatama, ariko umutima uri kure cyane. Ntiyamenyaga impamvu, ariko uko umusore yavugaga make, uko yitwaraga atuje, uko yitaga ku matungo, byari biri kumutera kumva ashaka kuguma iruhande rwe niyo bataba bari kuvugana. Zavashi yavuze ijambo rimwe gusa, aramubaza ati uri igikomangomakazi? Noneho ntiyongeye kuvuga. Yarangije kureba agatama arakarekura, karigendera kongera gukina. Ntabwo kari kababaye cyane, nuko yabaga azitayeho, akagize ikibazo cyose agahita asimbuka. Bombi barahagurutse bareka gupfukama hasi.
Tiya yabonye akomeje guceceka aramubaza ati ese uza kuragira buri munsi? Zavashi ati ni hafi ya buri munsi. Tiya ati hano hantu ni ahantu heza, ni ahantu umuntu agera agahumeka neza, nakwifuza ko wajya uhaza kenshi, ntibibe hafi buri munsi ahubwo bikaba buri munsi. Zavashi yaramurebye ariko ntiyigeze agaragaza amarangamutima menshi, ahubwo yahise yiyambarira ikanzu neza, na ya mpeta Tiya ntiyayibona neza ahubwo abona agashumi gusa. Zavashi yaramubwiye ati uri igikomangomakazi, byose urabyemerewe, niba ari itegeko ubwo narigenderaho. Ibyo byatumye Tiya aceceka akanya gato, ntiyarazi niba ari kuvuga nk'igikomangomakazi wenda ari kuvuga ategeka. We yumvaga ahubwo yacitse amazi imbere ye, ari no kuvuga ibintu biterekeranye ahari. Ariko uko byari bimeze kose yaramurebye amwenyura gake nubwo atigeze abivugaho byinshi. Abarinzi bari bagihagaze ruguru bagitegereje. Tiya yarahindukiye aragenda, ariko mbere yo kugenda yongera kureba inyuma. Zavashi yari yamaze gusubira kuri rya buye ry'urutare yigaramiye nkaho nta kintu cyabaye. Tiya yahise amubwira ati n'ubusabe, ejo nzaza kukureba. Zavashi ati yego. Ijoro rya mbere Tiya agarutse avuye mu misozi ntiyigeze asinzira neza. Yaryamye ahindagurika, ibitekerezo bye byibereye ku mushumba, akibuka uko aba atuje n'uko yamurebaga atitaye ku cyubahiro cye n'ubwiza bwe. Byaramugoye kwiyumvisha ko abaho umusore mwiza nkawe w'umushumba, ariko nanone yamubona kandi nawe ari umukobwa mwiza, ntiyigera amutekerezaho na gato, ntamushengere nk'uko abandi bose byabaga bimeze. Yibazaga niba Zavashi yabashije kubona nibura ko nawe ari mwiza, ariko yumvaga agomba kuzabimwereka byanga bikunda. Iby'ikindi gikomangoma bavuga ko bari kuzamushyingira yari yamaze kubyibagirwa. Muri we yibazaga ahantu yahera kugira ngo Zavashi amukunde ku buryo ari we bazabana. Yahise afata umwanzuro ko agomba kumujya imbere kenshi akajya amwiyereka, nawe akabona ubwiza bwe agatangira kumukunda. Bukeye bwaho yasubiyeyo, no ku munsi ukurikira aragaruka ashaka gusa kongera kumubona. Uko bahuraga bagendaga bamenyerana buhoro buhoro, ariko bagatandukana nta magambo menshi bavuganye. Zavashi yabaga aracecetse, Tiya yamubaza ikibazo akaba ari cyo asubiza. Zavashi yageze amubwira uko yavuye iwabo kuko bari bakeneye, akaza gusaba akazi kugira ngo ashake uko azibeshaho. Yamubwiraga inkuru nkeya z'aho aragira, nta byinshi bari bakaganiriye. Mu minsi ine gusa byari bimaze kuba nk'ubucuti bworoheje nubwo batavuganaga ibirenze. Gusa Tiya yarazaga akaba amureba gusa agatuza, intama yagira ikibazo bakajya kwitaho bafatanyije. Abarinzi be nabo babibonye kare, babimubajije bababwira ko yabuze ahera ngo yereke Zavashi ko yamweguriye umutima we kandi ko atazi uko bizagenda. Zavashi rero amaze kumutwarira umutima, yaramutwaye uruhu n'uruhande, umukobwa yarasaze. Yaryamaga amutekerezaho, bugacya amutekerezaho, yabona akanya agahita asimbuka akajya kumureba. Kira agarutse avuye Kitiri nyuma y'ibyumweru 2 birenga, yinjiye mu ngoro yishimye cyane kubera ko yaravuye mu rugendo rwari rufite akamaro. Ibyo ko yaratinzeyo, we yumvaga ahubwo aje kare, yumvaga akaba yakibereyeyo. Yabanje kureba umwamikazi uwo amubwira uruzinduko uko rwagenze, maze umwami biramurenga, yicuza icyatumye atamwoherezayo mbere. Yarivugishije ati ubucuti bwakabaye bwarakomeye, twaratangiye gusurana, hari byinshi twafatanyije, none naratinze. Yarishimye cyane kuko yumvise umwana we igikomangoma Kini baramwakiriye nko mu rugo. Kumva ko Dasi none hazabanza kuza akabanza yaba inshuti n'umukobwa we, byo byamurenze kurushaho. Uwo mwanya ahita ategeka ko batangira gutegura uko bari kuzamwakira mu gihe ari kuzabaje, kandi hari akibura amezi 3 yose. Mbese yarashyushye mu kanya gato nawe. Kazuba yashimiye cyane Kini kubw'urugendo rwe, aramuhobera. Kini ahita yihuta ajya kureba mushiki we, yaramukumbuye cyane, yifuzaga kumubona. Gusa ako kanya yamenye ko mushiki we Tiya adahari. Yabwiye ko yasohotse ajyanye n'umurinzi umwe gusa, ibintu bitari bisanzwe ku rwego rwe. Umurinzi wari wasigaye yamusobanuriye ko Tiya ajya kenshi mu misozi, ahurira n'umushumba witwa Zavashi, kandi kuko iminsi igenda ishira ariko bagenda begerana mu buryo bugaragara, aho bigeze no ku rwego rwo kumva ko yagenda wenyine nta barinzi bari kumwe, kugira ngo abashe kuba ari kumwe n'uwo mushumba mu buryo busesuye bisanzuye nta muntu uri kubareba. Ayo makuru yariye Kini mu matwi, umutima we uratera, yuzura uburakari kandi agira impungenge zikomeye. Yahise yibuka ibyo yasezeranyije Dasi by'ubucuti bwabo, amasezerano y'ubwami bwombi, nuko Tiya yagombaga kuzashyingirwa muri ubwo bwami kugira ngo amahoro n'imbaraga z'ibihugu zihuzwe. Ikindi yari yarasezeranyije Dasi ko ntacyo atazakora ngo Tiya amwishimire, kandi nawe yifuzaga ko bashyingiranwa. Kini yari kuzaba umwami, Dasi nawe akaba umwami. Gushyingiranwa na mushiki we byari gutegura ahazaza, kandi haburaga amezi make akaza kumwirebera. Kumva ko ari gukunda undi musore byatumye yumva ko ibyo mushiki we ari gukora bishobora gusenya iby'ubwami bwe ari kuzaragwa bwari kuzaba bwubakiyeho ejo hazaza. Nta n'umwanya yafashe wo kubitekerezaho neza cyangwa agategereza aza kubiganiraho na Tiya. Uwo mwanya yafashe icyemezo gikomeye kandi cyihuse ko uwo musore agomba gukurwaho burundu. Mu mutwe we Zavashi ntiyarakiri umushumba usanzwe, ahubwo yari yabaye inzitizi nini cyane ishobora gusenya isezerano n'ubucuti yari yibukanye n'umwami w'ejo hazaza wo mu bwami bwa Kitiri.
atitaye ku uwo ari we, yatekereje kumwica. Kini yahise asaba wa murinzi we ngo berekeze mu misozi bagende rwihishwa bacunga igihe Tia aratandukanira nawe, hanyuma Zavashi bahita bamwica bamusige muri iyo misozi. Kini utari wakaruhutse nk'uwari uvuye ku rugendo rurerure, agenda nk'umuntu ugiye kurangiza ikibazo burundu akabona kuryama. Nta wundi mujyanama yari akeneye wo kuganira nawe, yari afite intego imwe rukumbi yo gukuraho uwo ari we wese wagerageza guhagarara hagati ya Tia n'isezerano rye na Dasi. Uratekereza ko mu gice cya gatatu biraba bimeze bite? Niba turi kumwe, andika muri comment ko tugikomeje kubana muri iyi nkuru. Ese waba uri kuyishimira? Naha dusoreje igice cya kabiri, naho mu cya gatatu